abapasiteri batatu bifungiranye ahantu bafata agatama nuko bigira inama yo kubwirana amabanga amwe namwe babitse. Uwa mbere ati jye nkunda inzoga cyane ku buryo kumwe mbwiriza cyane mba ndi gutara icyaka. Uwa kabiri ati jye nkunda abagore ku buryo naho mbonye ijipo ndayanura kandi mpava mbonye nyirayo. Uwa gatatu ati jye ngira ibigambo byinshi n'ubujajwa ku buryo nta jambo rindegama mu kanwa. Babandi babiri bati bituvugiye aha ejo abantu bose bazaba babimenye kubera ko uri gacuma k'amagambo. Umusore yasanze umusaza ari kwiga igiheburayo aramubaza atese muzehe uzakimaze iki? Undi ati ndateganya kujya muri Isiraheli kandi ntagiyeyo nazavugana na Yezu mu ijuru kuko ari cyo avuga. Abagabo babiri bafite ikibazo cyo kurwara mu mutwe bari bamaze igihe kirekire kwa muganga. Umunsi umwe babwira muganga ko bakize kandi ko bifuza gusubira mu buzima busanzwe bagafasha imiryango yabo. Muganga arababwira ati nimusubireyo muzagaruke ejo mwiteguye gutaha. Nabo baramushimira baragenda. Bukeye baraza maze muganga abanza kubakoresha ikizamini ngo arebe ko bahakize koko. Arababwira ati koko mumaze igihe kirekire hano ntabwo mwasubira mu rugo iwanyu nta kintu mujyanye. Nuko abaha amagi ngo bayararire maze bazayaturage batahane imishwi, maze umwe ahita yafata yihuta kugira ngo agire vuba azatahane imishwi ayabundikira muganga ari kumubona. Undi we yanga kuyafata. Muganga aramubaza ati kuki wowe utajyanye na mugenzi wawe? Ubwo yari yatangiye gukeka ko we yaba yakize. Maze nawe aramusubiza aterega muganga inkoko zose siko ari inkokokazi kuko njyewe ndi isake. Maze muganga arumirwa bahita babasubiza mu bitaro aho batererwa imiti yabo. Aterega muganga inkoko zose siko ari inkokokazi kuko njyewe ndi isake. Umugabo bazumva mpebe yagiye ku kazi yasinze noneho umukoresha we Gasyampeke ararakara cyane ati koko nta soni ufite zo kuza ku kazi wasinze? Undi ati rwose urandenganya ibi byose ni muganga wabiteye. Umukoresha we ati none se muganga niwe wakwinitse mu nzoga? Undi ati rwose ejo nagiye kwa muganga mbabara mu nda noneho anyandikira umuti ngomba kugura, ariko uzi ukuntu nawe abaganga bandika. Icyo nabashije gusoma ku rupapuro rero nahanditse amacupa 2 n'ahandi handitse 3 ku munsi. Urumva nawe ibyakurikiyeho ese yagutumira nyine. Uyu muswa w'ikinyejana we yaragiye kwinjira mu kizamini ngo mubaze abanza kwegera mugenzi we wari usohotsemo yizeragaho ubuhanga kumurusha ati mbwira ibisubizo. Aramubwira ati cyambere ni mu busambanyi, icya kabiri ni Zinedine Zidane bakunze kwita Zizu, icya gatatu ni Nyiragongo, naho icya kane cyo ni bamwe barabyemera abandi bakabihakana ariko njyewe ndabyemera. Agira atya rero uwo muswa w'ikinyejana abarinjiye mwarimo ati ko watinze kwinjira wari he? Aramusubiza ati mu busambanyi. Mwarimu arumirwa ati ngaho mbwira so yitwa nde? Aramusubiza ati Zinedine Zidane bakunze kwita Zizu. Mwarimu yifata ku munwa arongera aramubaza ati nyoko we yitwa nde? Aramusubiza ati Nyiragongo. Mwarimu ati ibi ni ibiki noneho? Uyu we ni Gatiki? Niko ubwo nturi umurwayi wo mu mutwe? Undi aramusubiza ati bamwe barabyemera abandi bakabihakana ariko njyewe ndabyemera. Mwarimu ati ni ishyano noneho ngushije. Ahita ahamagara ati nimuze mu mujyane Ndera amazi atararenga inkombe. Bahandi umukopera rero nubwo atari byiza mugerageze namwe mushyiremo ishabwenge mwoye gukopera utubago n'utwitso nk'uyu. Umushakashatsi yinjiye mu ishyamba maze akubitana n'intare akanura amaso akanura maremare arakanaguzwa ye maze arivugisha ati mana yanjye ukore ku buryo intare igutekereza kandi be yarabatijwe. Intare nayo iti mana iri funguro uryeze kandi urihe umugisha. Murumva icyakurikiyeho.